Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Isabato nziza, tunejejwe no gushimira Imana yo iba itwemereye kugera muri uyu mwanya mwiza cyane twese tuba dukumbuye, kuko ni umwanya tuba ducitse imirimo, ni umwanya tuba tuje kuruhuka tugasenga, ariko by'umwihariko tugasabana n'Imana yacu yo mu ijuru. Izina ry'Imana yacu rero rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero nejejwe no kubana namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Sabato Jean Claude, nkaba nsengera mu itorero rya kaminuza ibarizwa i Remera. Ubwo itorero ryacu turyita Asa UR Remera, niko tubyita. Nkaba rero nejejwe no kwifatanya namwe muri iyi gahunda yo kuramya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana nabateguriye nifuza ko tuganiraho ni ijambo ryiza cyane ariko rikomeye. Iryo jambo tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya ni ijambo riza kongera gutuma intekerezo zacu zikanguka, zihumuka, tukongera kwibaza bimwe mu bibazo abakristo benshi bajya bibaza. Ndifuza ko tuza kuganira ku byerekeranye n'ikimenyetso cy'Imana ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu benshi ndetse no mu minsi yashize hari abigeze kumamagara bangisha inama, bambaza bati mbese ko harimo haza ibintu by'ikarita y'ikoranabuhanga, bafata ijisho, bafata ibiganza, aharaho ntabwo cyaba rya kimenyetso cyahanuwe. Birashoboka ko nawe aho uri, aho utuye, aho ukorera, aho usengera, hari abantu benshi bakubajije icyo kibazo, kandi ukumva wenda hari uburyo wabafasha, cyangwa se rimwe na rimwe ukumva hari igisubizo ufite, ubundi ukumva nta gisubizo ufite. Uyu ni wa mwanya mwiza rero cyane ngira ngo twese hamwe dusangire icyo inyandiko zivuga, maze iryo jambo ry'Imana twese ritwubake kandi ridukomeze. Iyo dusomye muri Bibiliya yera, Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 2, hari amagambo avuga ngo mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati nimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 3 hagaragaje ko Yohana yabonye marayika wari ufite ikimenyetso cy'Imana arimo agenda agishyira mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Iki kimenyetso rero cy'Imana akenshi iyo tukiga tukitiranya n'ikindi kimenyetso cy'inyamaswa abenshi twakunze gusoma kiboneka mu Byahishuwe igice cya 13. Tugenda tuhabona iby'inyamaswa, tukabona iby'ikimenyetso cyayo, ariko ibi byose ni amasomo tugenda dusoma agenda arengukiriza kuri cya kimenyetso cy'Imana na cya kimenyetso cy'inyamaswa. Mu by'ukuri ikimenyetso cy'Imana uyu mumarayika tubonye mu Byahishuwe igice cya 7 afite, iki kimenyetso cy'Imana kiri hano kivugwa ni ikihe? Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 tuhabona ibyerekeranye n'iki kimenyetso uyu mumarayika tubonye mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 3 afite, agenda ashyira ku mbata z'intore y'Imana yacu. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 tuhasanga amagambo avuga ngo bumba ibihamya, amategeko uyafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Ni ukuvuga ngo iki kimenyetso cy'Imana kivuzwe mu Byahishuwe tubasha kukibona mu mategeko y'Imana 10 tubona mu Kuva igice cya 20. Aya mategeko y'Imana rero hano baravuze ngo afatanishijwe ikimenyetso. Iki kimenyetso gifatanishijwe mu mategeko y'Imana ni ikihe? Kiboneka muri aya mategeko y'Imana. Iyo dusomye muri Ezekiel igice cya 20 aduha igisubizo
Kuri iki kibazo twese turimo twibaza, Ezekiyeli igice cya 20 turahabona igisubizo nshaka ko twese turebera hamwe. Nanone ndagusabira guhuguka kugira ngo dukomeze kujyana. Umurongo wa 12 ndetse Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 12, maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 12, tubonye ko Uwiteka yatanze amasabato cyangwa se isabato ngo ibe ikimenyetso hagati ye y'Imana n'ubwoko bwe, kandi ngo bamenye yuko Uwiteka ari we Mana yacu itweza. Ikimenyetso cy'Imana rero ubusanzwe ni isabato. Iyo dusomye Kuva igice cya 31 naho hari andi magambo tuhabona ashyigikira aya ngaya mu rwego rwo gusobanura ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo. Kuva igice cya 31 iyo tuhasomye ku murongo wa 16 ndetse n'umurongo wa 17 tuhasanga andi magambo avuga ngo, nuko Abisirayeli baziririze isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremyemo ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akaruhuka. Aha rero nanone mu Kuva igice cya 31 kije gishimangira noneho neza by'ukuri ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Ndasubiramo, nuko Abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremyemo ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akaruhuka. Iyi sabato rero turimo tuvuga ahangaha ni ikimenyetso cy'Imana, kandi iki kimenyetso cy'Imana gikwiriye kwitonderwa cyane. Niyo mpamvu nidusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 hazavuga ngo, cyangwa se tuza tubona havuga ngo, wibuke kweza umunsi w'isabato mu itegeko rya 4, uhereye Kuva igice cya 20 mu itegeko rya 4 uhereye ku murongo wa 8, wibuke kweza umunsi w'isabato. Ijambo ry'Imana rero ryongera kurarikira abantu aho bari hose kweza umunsi w'isabato. Uyu munsi w'isabato ni umunsi w'ikiruhuko, ni umunsi wo kuruhuka, ariko uretse no kuruhukwaho gusa, ahubwo ni n'ikimenyetso kiri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Iki kimenyetso rero cy'Imana gihanganye n'ikimenyetso tubona cy'inyamaswa cyangwa se ikinyuranyo cy'uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Ariko mbere yo kuza kugera aho ngaho, ndifuza nanone kugira ngo turebe, wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu by'ukuri isabato abana b'Imana bakwiriye kuyeza gute? Bakwiriye kuyitegura gute? Ndaza gusoma amagambo ari mu gitabo cy'Inama zigirwa itorero, page 336. Twongere twibukiranye uburyo isabato y'Imana iba igomba kwitegurwa mu bwoko bwayo, mu bwoko bw'abana b'Imana. Ni gute isabato ikwiriye kuziririzwa? Igitabo cy'Inama zigirwa itorero niho tugiye gusoma amagambo akomeye abisobanura neza ibyerekeranye n'iki kimenyetso cy'Imana, ibyerekeranye n'uburyo isabato yitegurwa. Isabato umunsi ukomeye, umunsi wahariwe kuramyaho Imana, ariko ukaba n'ikimenyetso cy'Imana nk'uko twabisomye mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 20, tukabibona muri Yesaya igice cyaho cya 8 umurongo wa 16. Twagiye tubona n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye ku byerekeranye n'uburyo iyi sabato imeze kandi yubahirizwa, n'uburyo abantu twese tugomba kuyubahiriza. Ibyo rero nibyo ngiye kurebera hamwe mu gitabo cy'Inama zigirwa itorero, page 336. Muri iki gitabo rero bavuga uburyo isabato igomba kubahirizwa. Tubwirwa yuko imirimo yose abantu bakora ku isabato bagomba kuyireka. Kuwa nyuma igihe cyo kwitegura isabato, imirimo yose ikorwe. Ibyo abantu bose batekereza gukora, bavugamo inkweto zizatewe umuti, imyenda yatunganijwe, imirimo y'ubucuruzi yashyizwe ku ruhande, bakavugamo ko intekerezo zacu zigomba kuba zirinzwe, ziboneye. Abo dukoresha nabo bagomba kuba bameze neza, bagahabwa igihe cyo kuruhuka, bagahabwa igihe cyo kwitegura mu buryo bukomeye cyane. Aya magambo rero yose hamwe, cyangwa se ibi bihamya byose,
bigenda byongera kutwibutsa nk'abantu b'Imana ko twongera kwibuka gukomeza kuziririza isabato. Abakristo benshi ntabwo bakibariza isabato uko bikwiriye. Ku isabato barakora, ku isabato bajya mu kazi, ku isabato imishinga yabo irakomeza, ku isabato byinshi birakorwa ku buryo turimo dutera intambwe iri gutanga icyigisho kitari cyiza ku baturanyi bacu. Twibukiranye ko ari ikimenyetso cy'Imana, abantu twese tugomba gukomeza kuziririza kandi tukacyubaha. Iyo dusomye igitabo rero ibizabaho mu minsi imeruka, paje 139, baza kudusobanurira ibyerekeranye n'ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Baranditse baravuga ngo ubwoko bw'Imana bukimara gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, iki kimenyetso si ikindi kimenyetso icyo ari cyo cyose gishobora kuboneshwa amaso, ahubwo ni ugushikama mu kuri, haba mu by'ubwenge no mu by'umwuka, ku buryo badashobora kuvanwa mu byimbo. Ubwo ubwoko bw'Imana buzaba bukimara gushyirwaho ikimenyetso kandi bukaba bwiteguye ishungura rizaza, kandi mu by'ukuri ryaratangiye. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho gishyirwa kubahiriza isabato y'Uwiteka badakebakeba. Iki ni cya kimenyetso cy'Imana. Abantu bagishyirwaho bonyine nabubahiriza isabato badakebakeba. Niba uzi ko utajya isabato udakebakeba, umenye yuko kuzakira ikimenyetso cy'Imana bizagorana. Iki kimenyetso cy'Imana abagishyirwaho ni abantu bafite imico ya Kristo. Hano twaje kubibona si ikimenyetso kigaragara. Abashaka gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga bagomba kubahiriza isabato ivugwa mu itegeko rya 4. Abashaka kubahiriza isabato y'Uwiteka y'Imana, condition ikigombero gihari nuko bagomba kubahiriza isabato. Kubahiriza isabato by'ukuri ni ikimenyetso cyo kuyoboka Imana. Bantu b'Imana, twongere twicare twige inyandiko zitandukanye, twige Bibiliya, turebe isabato yitegurirwa ite, isabato yubahirizwa ite, kubera yuko abantu benshi uyu munsi barimo barayica kandi bakica itegeko ry'Imana, ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana, paji 140, ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku bafite imico isa n'iya Kristo bonyine. Iyi ni yindi condition. Hari ukubahiriza isabato by'ukuri, abantu batakebakeba, badaca ku ruhande, bakora nk'uko bikwiriye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Icya kabiri bavuze ni ukugira imico isa n'iya Kristo kugira ngo ushyirweho ikimenyetso cy'Imana. Abana b'Imana niyo mpamvu bakwiriye kuba ari abantu bera, abantu bitandukanije n'ikibi, abantu bitandukanije n'icyaha n'igisa nacyo, bitandukanye mbese buri kantu kose k'icyaha bakakagendera kure. Ni abantu bafite imico isa n'iya Kristo bonyine. Twongere turebe imico Kristo afite hano ku isi. Yari imico imeze ite ubwoko bw'Imana, yari imico yubaha, imico itangirwa urugero, yari nta makemwa. Aba rero bari ba nta makemwa, aba bantu bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Abakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho kandi bakarindwa mu gihe cy'akaga, bagomba kugaragaza ishusho ya Yesu mu buryo bwuzuye. Ishusho ya Kristo igomba kugaragara mu buryo bwuzuye. Ikimenyetso cy'Imana ntikizigera gishyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore wanduye. Ntikizigera gishyirwa mu ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore ugira irari. Tubonye ko mu ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore wanduye ntikizahashyirwa. Ntikizashyirwa mu ruhanga rw'umugore cyangwa umugabo ugira irari. Ba bantu bakunda gusambana, ba bantu bakunda kunywa ibisindisha, ba bantu bakunda iby'isi. Hano barabivuga, ugira irari kandi agakunda iby'isi. Gukunda iby'isi birimo ibintu byinshi abantu tugiye kubisesengura twabibona mu buryo bugiye butandukanye. Ariko abana b'Imana ni ugukomeza kubizirikana. Irari turigendere kure, imitima yanduye tuyigendere kure, gukunda iby'isi tubigendere kure. None se nawe ijambo ry'Imana rivuzwe ugasabwa kurishyigikira, ushyigikira umurimo w'Imana hirya no hino ku isi, koko utanga ku mafaranga n'ubutunzi ufite, ntabwo wisanga uri gukunda iby'isi. Ntabwo dukwiriye kwanga iby'isi, kuko Bibiliya yaduhaye ibanga rikomeye ko dukwiriye gushaka ubutunzi bwacu hano mu isi ariko tukabubitsa mu ijuru. Iryo ni ibanga rikomeye cyane. Rero ikimenyetso cy'Imana ntikizigera gishyirwa mu ruhanga rw'abagabo cyangwa abagore bafite indimi zivuga ibinyoma. Muri iyi minsi abantu benshi barabeshya mu kazi, raporo ni ugutekinika, ahantu hose ibintu byose abantu bagenda ni ibinyoma gusa. Umuntu rero ufite ibinyoma mu kanwa ke ntabwo azashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kandi nanone ntabwo kizigera gishyirwa mu mitima iryarya.
dufite indyarya nyinshi cyane kuri iyi si. Abantu benshi ibyo bavuga si byo bakora. Abakira icyo kimenyetso bose bagomba kuba badafite ikizinga mu maso y'Imana, ko karakomeye. Bagomba kuba biteguye kujya mu ijuru. Murumva yuko abashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni abakandida b'ijuru. Iyo wirebye inshuti yanjye muvandimwe, ubona uri umukandida w'ijuru, ubona koko nta kizinga ufite mu maso y'Imana. Imana ije kurondora umutima wawe ikareba, yasanga nta kizinga ufite. Abakira iki kimenyetso cy'Imana rero nta kizinga bafite mu maso y'Imana. Uyu rero ni umukandida w'ijuru. Yubahiriza isabato uko bikwiriye, amategeko y'Imana 10 akayubahiriza uko bikwiriye, imibereho y'uko abanye n'abandi akaba ari n'amakemwa, abaturanyi be, abo bakorana babanye nabo neza, bamutangira ubuhamya bwiza. Yewe n'Imana ubwayo uyu muntu imutangira ubuhamya. Uyu muntu rero Imana itangira ubuhamya ni umuntu ukomeye cyane, witeguye kujya mu ijuru, niwe ushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ariko iki kimenyetso cy'Imana nakomeje kugitindaho kugira ngo abantu tucyumve neza, tunamenye n'uburyo tucyakira. Hakurikiraho rero ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyo dusomye muri iki gitabo bibaho mu minsi imeruka page 142, baravuga ngo nta muntu washyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi bakomeza bandika ngo kubahiriza icyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi n'ibizaba cyo kugeza iteka rihatira abagabo n'abagore kuramya iyo sabato ikigirwamana riciwe. Hagiye kuzabaho igihe ubwo uwo munsi uzaba igipimo, ariko icyo gihe ntikiragera. Mu by'ukuri ikimenyetso cy'inyamaswa ni ugusenga ku munsi w'icyumweru, ariko uyu munsi gusenga ku munsi w'icyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa nk'uko tubisomye. Kubahiriza icyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ntibizaba cyo kugeza iteka rihatira abagabo n'abagore kuramya iyo sabato ikigirwamana riciwe. Hari ikintu gikenewe kugira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa kizabeho kandi abantu bacyubahirize. Hakenewe iteka. Amagambo ari mu gitabo cy'ivugabutumwa page 183 nayo arabihamya, arabyunganira. Hari amagambo avuga ngo nta muntu urashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kubera ko igihe cy'ishungura kitaragera. Nk'uko twagiye tubyiga kenshi nk'abana b'Imana mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, twagiye tubona inyandiko dufite n'ubusesenguzi bwa Bibiliya ko gusenga ku munsi w'icyumweru ugasimbuzwa umunsi w'isabato wategetswe n'Imana ngo abantu bose baramye bizabaho. Ariko bizabaho noneho by'umwihariko binyuze mu itegeko rizahabwa ku isi yose. Abantu bagahatirwa gusenga uyu munsi umwe kubera ko dufite iminsi myinshi abantu basengaho, bisa nk'aho hari ibintu biri kuzana akajagari abantu bakwiriye kuzahuza, noneho tugahuriza hamwe. Binavuga ko nyine bizanavuga ko Imana dusenga ari imwe, n'ibindi. Tuzagenda tugira umwanya uhagije wo kugenda tubicukumbura, tureba bizabaho bite, bizasohora bite, kuko inyandiko dufite zirabihamya, zerekana nuko bizagenda. Ariko ikimenyetso cy'inyamaswa hano bari kuvuga ko ari ugusenga ku cyumweru, kandi uku gusenga ku cyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa kugeza igihe cy'ishungura kitaragera. Igihe cy'ishungura nikigera nibwo bizaba ikimenyetso cy'inyamaswa. None ikibazo buri wese yakwibaza ku giti cye, ubu koko ikimenyetso cy'inyamaswa murumva ko ntikiranabaho, ntikiranagera, none tuzacyakira ryari? Ibyo twamaze kubibona ko ari igihe bizaba byamaze kugirwa itegeko. Icya kabiri, none iki kimenyetso kivuzwa ko abantu benshi bagiye babitekerezaho bakanabivuga, iki kimenyetso kivuzwa n'urukingo nk'uko benshi bagendaga bivuga kera. Oya, ntabwo ari rwo. None se ni ikarita yawe ukoresha ya simukadi muri telefone? Harabona agiye numva bagenda babivuga. Oya, bafashe ngo na telefone na simukadi bakazijugunya. Ntabwo ari byo bantu b'Imana, ntabwo ari byo. None se ni ikarita duri kwakira nshyashya y'ikoranabuhanga? Ibi nabyo ntabwo ari byo. Ahubwo rimwe na rimwe iyo turi kwiga ijambo ry'Imana, hari igihe abantu turyiga tukaryitiranya cyangwa se tukaryiga nabi, tukarihuza n'ibindi bintu bidakwiriye kuba bihuzwa naryo. Ibi ni ibihe by'iterambere, ni ibihe by'ubwenge biri kugenda bugwira. Isi ubwenge bwayo bw'abayituye buri kugenda bugwira mu buryo bw'ikoranabuhanga.
uretse no kuba hari kuza iyi rangamuntu nkoranabuhanga, munibuke ko hamaze no kuza ubwenge bukorano. Ubwenge bukorano muri iyi minsi bumaze kugera kure cyane, ku buryo mu minsi izaza abantu bari kugira impungenge ko bashobora kuzabura akazi kubera ko ibintu byinshi cyane ubu bwenge bukorano bugenda bubikora, bubaza ibintu byose bukagusubiza. Aho rero niho isi irimo kugana. Isi iragana mu iterambere, ariko nanone abantu bakaryitiranya n'icyo ijambo ry'Imana ritavuze. Ijambo ry'Imana ntabwo ryavuze ko ibi bintu by'ikoranabuhanga biza ari ibigize ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se ari ibigize ikimenyetso cy'Imana. Ntaho bihuriye. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato, umunsi. Ni isabato nk'umunsi. Ikimenyetso cy'inyamaswa abantu birinda ni icyumweru nk'umunsi, gusenga ku cyumweru. Ariko uyu munsi gusenga ku cyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa. Twabisomye mu gitabo Ibizaba mu minsi imperuka paji 142. Ndongera nyasubiremo noneho nongere gusoma n'aya ngaya ari mu ivugabutumwa kugira ngo twongere tuyumve uko ari. Ntabwo biraba byo. Paji 142. Kubahiriza icyumweru ntibiraba ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ntibizaba cyo kugeza iteka rihatira abagabo n'abagore kuramya iyo sabato y'ikigirwamana riciwe. Urumva rero uyu munsi abantu bahunga kwakira iki kimenyetso kitaranabaho, bari guhunga ikidahari. Bantu b'Imana, mureke duhunga igihari. Igihari rero kizabaho byamaze kugirwa itegeko. Paje 183 ivugabutumwa. Nta muntu urashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kubera ko igihe cy'ishungura kitaragera. Muri buri torero harimo abakristo nyakuri ndetse no muri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nta muntu n'umwe wacirwa urubanza atarahabwa umucyo kandi atarabona iki tegeko rya kane ridusaba. Ariko igihe iteka rizacibwa maze rigahitira abantu kuruka isabato mpimbano, umunsi w'icyumweru, kandi n'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rikavuga riburira abantu kwirinda kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nibwo umurongo uzacibwa mu buryo bugaragara neza hagati y'abaramya Imana by'ukuri n'abaramya by'ikinyoma. Ubwo nibwo abazakomeza kugomera Imana bazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Murumva rero ntabwo iki gihe kiragera, niyo abantu birinda ibidahari. Ubwo wa mwanya umara urimo wibaza, imitsi ikenda guturika, ugasenga ukumva wapi, wibaza se ibi bintu ni ibiki Imana wansobanuriye, iterabose aboreje n'abakomeye, gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana cyangwa se cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Abantu bagahora batekereza ibyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumwe, biri kiriya, nta byinshi, kandi ntabwo kizaba cyo kugeza igihe itegeko rihatira abantu ku isi gusenga kuri uyu munsi muhimbano. None rero nshuti zanjye bavandimwe, umaze gusobanukirwa ibi ngibi, umaze kubona ko ikimenyetso cy'Imana ari isabato, ukabona ko nanone abatuye ku isi dusabwa kubahiriza isabato uko bikwiriye. Mu gihe uzi kutubahiriza isabato by'ukuri, kwakira ikimenyetso cy'Imana nk'isabato bizagorana. Kandi twabonye ko ikimenyetso si ikimenyetso kigaragarira amaso ku buryo umuntu yakigendana akacyerekana. Oya, niko twabisomye ngo ahubwo ni mu bitekerezo. Noneho iki kimenyetso cy'Imana abantu bagomba kugihabwa ni abantu bameze bate? Twabonye ngo ni abantu badafite ikizinga cyangwa umunkanyari, badafite uruhanga rwanduye, batavuga ibinyoma, bataryarya, batari indyarya, badakunda iby'isi. Ni abantu bagize Imana nyambere mu mibereho yabo. Ni abantu babana n'abantu bose amahoro mu rwabo ruhande. Ni abantu biyeguriye umurimo w'Imana bamaramaje. Ni abantu kandi bakunda Imana bikuye ku mutima, nta muntu bibahatiye. Aba bantu ukwiriye kuba mu nshuti yanjye. Aba bantu ukwiriye gusenga ngo nawe Imana igufashe uhinduke umwe muri aba bantu. Noneho kandi tubonye yuko ikimenyetso cy'inyamaswa cyo abazagihabwa ari abazasenga ku munsi muhimbano uzashyirwaho w'icyumweru, igihe bizategekwa abatuye isi gusenga kuri uyu munsi. Iki gihe rero abatuye isi nibamara gutegekwa gusenga kuri uyu munsi w'icyumweru, bikaba itegeko gusenga kuri uyu munsi bizahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari n'uburyo noneho rero dukwiriye kuziga mu minsi izakurikiraho,
uburyo abana b'Imana bakwiriye kuzitwara igihe umunsi w'icyumweru wagize itegeko ku bantu bose. Ese uzifata ute? Uzitwara ute? Uzabigenza ute? Uzasenga ute? Uziga ijambo ry'Imana ute? Uzashikama ute? Ibyo byose ni ibintu abantu bakwiriye kongera tukicara tukiga tubivuye imuzi, kuko ubona ko hari imiyaga n'imiraba igenda itwara abana b'Imana bashaka ijuru nta buryarya, ariko Satani umwanzi w'abantu n'ibyiza akaza akatuvangira. Nuko rero nshuti zanjye bavandimwe, ndashaka gusoza ariko nkasoreza ku magambo aboneka mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 37. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 37 hari amagambo meza cyane tuhabona dukwiriye kuzirikana. Aya magambo ni amagambo akomeye kandi twese agomba kutwubaka mu bihe bisa nk'ibi ngibi bisatira amateka y'isi. Abaheburayo igice cya 10 umurongo waho wa 37 tuhasanga amagambo avuga ngo, haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Bantu b'Imana, Yesu dutegereje, Yesu twabwiwe ko azagaruka kudutwara, azaza. Dufite igihe kigufi. Iki gihe kigufi cyane gito dufite ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kwambara imbaraga, ni igihe cyo kwiyeza. Niba twabonye ko bashyiraho ikimenyetso cy'Imana ari abakandida b'ijuru, ni igihe cyo guharanira kuba umwe muri aba bakandida. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntazatinda. Tegura imibereho yawe kugira ngo uzabane n'uyu uzaza kutwitwarira aheza igihe gikwiriye gisohoye, kandi wejeshe imibereho yawe kumvira ukuri, ushyire ibinyoma kure, ibidafite agaciro bye kugutwara umwanya, ngo ubyitiranye n'ikimenyetso cy'Imana cyavuzwe mu mwuka w'ubuhanuzi no muri Bibiliya, ngo ubyitiranye n'ikimenyetso cy'inyamaswa cyavuzwe mu mwuka w'ubuhanuzi no muri Bibiliya mu buryo busobanutse kandi bwumvikana. Ntabwo bisaba inyurabwenge nyinshi, filozofi na analysis nyinshi cyane, oya, ahubwo biroroshye. None rero nshuti yanjye muvandimwe, Imana iguhe imyiteguro ikwiriye, imbaraga mu kabiri ikomeze kukubaho kugira ngo ukomeze kurindwa mu buryo bwose. Nibyo nkusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uburyo uhagarikiye ijambo ryawe muri uyu mwanya. Muri gahunda yo kuramya twarimo turebera hamwe ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Tureba ni bande bazahabwa ikimenyetso cy'Imana, ni bande bazahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa, ikinyamaswa kizatangwa ryari. Tubonye ko icy'Imana ari Isabato. Abana b'Imana dukwiriye kwitegura Isabato uko bikwiriye, tukubariza Isabato uko bikwiriye, kuko ikimenyetso cyawe kizashyirwa mu bubahiriza Isabato by'ukuri. Kandi tubonye yuko kizashyirwa mu ruhanga rw'abagabo n'abagore rutanduye, abantu batavuga ibinyoma, abakandida b'ijuru. None rero uduhe kwiyeza, uduhe kugira imitima iboneye, kandi utubarire ibyaha byacu byose, kugira ngo dukomeze gutera iyo ntambwe ituganisha aho ngaho ho kwakira ikimenyetso cyawe by'ukuri. Nanone kandi abana bawe hari igihe bitiranya ikimenyetso cy'inyamaswa gusenga ku munsi w'icyumweru, igihe byagizwe itegeko ku isi yose, n'ibindi bigenda byaduka by'iterambere, ugasanga byadutwaye umwanya, abantu barahangayitse, abantu ibintu byakomeye. Mana, abana bawe reka be gutwarwa n'iyo miraba, ahubwo turusheho gusobanukirwa n'ikijambo ryawe rivuga, maze uduhe guhagarara dushikamye ku rufatiro rw'ukuri. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza uturinde rero, kandi komeza uduhagarareho uko bikwiriye. Nibyo nsabira buri muntu wese, nanjye ndimo nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.